Yesu nashimwe bene data bakundwa, turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, umucunguzi wacu, udukunda, utureberera amanywa n'ijoro, uturwanirira turyamye, uturinda mu nzira zose tunyuramo, uturinda mu byo tutazi ndetse n'ibyo dukeka. Ariko ndagira mubwire ngo Yesu ni umwami ibihe byose kandi aradukunda. Musore gato mumbabarire ntunganye kamera. Rero ndashimira Imana, nkanjye Emmanuel ntago nari uw'igikundiro, ahubwo nari mubi rwose, kuko aho mvuka hari habi kandi n'ubundi haracyari habi, kuko abizera Yesu baracyari bake. Ariko ndashima Imana ko yantabaye. Ndashimira Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera ko ariyo murinzi, iturinda amanywa n'ijoro, iturwanirira, kuko ibyatwica ni byinshi, ibyatumira ni byinshi, ariko ndashimira Imana iturwanirira. Imana yo mu ijuru ntihabwe icyubahiro. Rero hari umuririmbyi uri muri nge, mumbabarire tumuririmbane, anjemo rwose, kandi uyu muririmbyi hari ikintu ari buze kudufasha. Mureke tumuririmbane kandi anyure umutima wacu, hari icyo ari bukwibutse mu nzira wagiye unyuramo wowe umukristo wakijijwe, ukakira Yesu umwami n'umukiza, ndetse nawe utaramwakira hari icyo uri buze kubona, hari icyo uri buze kumva muri wowe. Imana itugirire neza. Rero uyu muririmbyi w'123 agiye kudufasha. Aravuga ngo Yesu ni wowe musa, Yesu niwe musa mbonyemo amahoro nifuzaga. Abantu mwe, iyi nzira iragoye, iyi nzira igoye abagenzi, inzira igoye umukristo hava akagera hose. Aragowe, ariko tuzi neza ko tuzanesha. Turirimbe umuririmbyi ihangane mu ijwi, ariko tumufatanye. Yesu ni wowe musa mbonyemo amahoro nifuzaga, najyaga nyashaka sinyabone, ngasuhuza umutima iteka. None ni Yesu maza wenyine, nta rindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. None ni Yesu maza wenyine, nta rindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Nifuza guko nakwinezeza, nita ku mukiza wanjye, nkimwirengagiza ntamwitaho, nuko amfatisha urukundo rwe. None ni Yesu maza wenyine, nta rindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Najyaga njya kw'iriba ry'isi, mfite inyota nyinshi cyane, nabangiye kunywa agakamo ubwo
nuko nkayabura nkiheba, none ni Yesu mazawe nyine, nta rindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we, nuzuye agahinda n'ubwihebe, muzi ibyo niringiraga, maze amaso yanjye arahumuka, ndakureba Yesu ndanyurwa, none ni Yesu mazawe nyine, nta rindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri, none ni Yesu mazawe nyine, nta rindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Yesu ashimwe. Ndashima Imana mu mutima wanjye, kandi nawe mushimira wowe ukomeje wowe nawe ukomeje gukurikira ijambo Ribohora TV. Ni ukuri Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Sorry gato. Yesu nashimwe. Aya muranyihanganira, ibiturogoya ni byinshi mu murimo w'Imana, duhura n'ibitugora byinshi, ariko Yesu wacu. Bene data, murambabarira, Satani aba yahagurutse muri iki kiganiro. Buriya habayeho kumyutinga kugira ngo mbanze ndwane intambara bucece, ariko ndababwiza ukuri, abasenga musenge, ibigeragezo ni byinshi, turimo turageragezwa cyane, noneho abavuga Yesu by'ukuri bo turagowe. Ubu ngubu tuvuga ni mu gitondo, ariko nubwo ari mu gitondo, mbyutse ngomba gukora ikiganiro. Uburyo mbyutse shaka gukoramo ikiganiro rero, murambabarira gatoya. Ndabyutse mfatwa n'akayi, mwa bantu b'Imana mwe, akayi karamfata, karanzengereza. Bivuze ngo Satani aba yamaze kumenya uko plan yose imeze, ko amabanga yose agiye kumeneka, ariko byose ni hahandi tuba tugomba kuyamena, kuko nubundi turabizi neza ko ijambo ry'Imana rirarwanywa, riratukwa, riratotezwa. Hari ahantu mu migani ibice 30, ndumva hari ku murongo, mu mbarire gatoya tuharebe, haravuga ngo ijambo ry'Imana ryose rirageragezwa, niyo ngabo ikingira abayihungiraho, ntukagire icyo wongera ku magambo yayo, kugira ngo itagucyaha ugasanga uri umunyabinyoma. Rero ijambo ry'Imana ryose rirarwanywa. Ijambo ry'Imana abantu bararigenza cyane, ugasanga uvuga by'ukuri ararwanywa. Ibyo byo muzabibona ahantu hose rwose, n'abatari babizi babimenye. Ariko ikintu kibabaje giteye agahinda, nuko ubuhungiro buzima abantu duhunga ubuhungiro buzima, ahubwo twe tugashaka kujya aho tubabarira. Rero Imana yo mu ijuru itwigaragarize, iduhe gusobanukirwa abo turibo n'abo tugomba kubabo. Haleluya. Muri iki gitondo rero, anejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Uyu muririmbyi tumaze kuririmba ni umuririmbyi ufite igisobanuro gikomeye cyane ku mukristo, cyangwa se ku muntu we wese utotezwa, uri mu bigerageza, ariko ataramenya ngo ese izi ntambara nzitezwa n'iki. Kuko uyu muririmbyi
murambabarira, uyu muririmbyi haravuga ngo Yesu niwe musa wenyine, niwe musa mbonamo, niwe nabonyemo amahoro yose nifuzaga. ngo Yesu ni wowe musa mbonyemo amahoro nifuzaga, najyaga nyashaka sinyabone. Wa muntu utarakira agakiza afite ubuzima anyuramo, ariko akumva hari ubundi buzima ashaka kujyamo. Ni ukuvuga ngo uyu muririmbyi amaze gukizwa, amaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, niho yaje kubonera amahoro. Ariko nta kintu giteye agahinda mwa bantu mwe. Ubundi topic ya mbere y'iki kiganiro iravuga ku bantu bihisha mu ijambo ry'Imana ariko nyamara badakora Imana by'ukuri. Uyu muririmbyi njya kumuririmba rero, ndibuka ko nanjye nanyuraga nari ndi mu nzira zitari nziza, ndi mu nzira numva ko ndi umunyakuri, ariko nyamara nta kuri kuri muri njye. Nari muri karande, nagenderaga mu myuka y'abapfumu, mpora njya gupfumaguza, ariko bituruka muri karande yanjye nakomokamo y'inkomoko. Ntabwo nzatinya kubivuga, kuko na Yesu nyina na bene se baje kumureba, arangije arahindukira areba abigishwa, arababaza ngo bene data ni bande atari mwe turi kumwe hano dusangiye ibya data? Dushobora kuba tuvukana mu maraso ariko tudahuje, umbangamiye cyangwa nanjye nkubangamira, gusa igihe tudahuriye ku mwami Yesu Kristo byo nzakubangamira. Icyo cyubimenye kandi ubishyire mu mutima kugeza igihe nawe uzahindukirira ukaza ukavuga ngo ndemeye, nanjye nemeye ko Yesu anyobora. Icyo nshaka kubabwira ni kimwe, urugendo rw'agakiza ruragora. Urugendo rw'agakiza ni inzira ifunganye, ariko hahirwa abihangana bakayinyuramo, kuko aribo bageze igihe bakagera mu nzira nziza, kuko itangira ifunganye bikarangira idanduye. Ariko inzira yo kurimbuka bitangira idanduye bikarangira urimbutse. Abantu benshi rero barimo baranyura mu nzira idanduye, barashaka kaburimbo, ntibashaka umuhanda w'igitaka, barashaka kunyura kuba ku makaro, ntibashaka kuba mu nzu zikurungiye, urumva? Ariko uburyo ibyo bintu bashaka kubigeraho nibwo buryo bubi. Yego si bibi, ni byiza pe, ni byiza kuba mu nzu nziza, kuba muri etaje ni byiza, ariko uyigiye mute? Iyo etaje uyicaye mute? Ese aho niho wabanje kujya muri abo barangi? Ese aho niho wabanje kujya muri abo bapfumu? Ese ntiwabanje kunyura mu nzira zidafite epfo na ruguru? Imana imwijije tugire neza, iturengere, irebe aho twatenebutse n'aho tugenda nabi. Imana itugire neza. Ikintu rero kinzanye nyamukuru ni ukugira ngo mbwire abantu ngo Yesu ni umwami, kandi ni umwami ibihe byose, azahora ari umwami, kuko umunsi yavaga ku musaraba, wa munsi yavaga ku musaraba, umunsi yabambishwaga n'abo yaje gucungura. Umunsi yabambishwaga n'abo yaje gucungura. Mwa bantu mwe, turi abagome, turi abicanyi muri twe, ariko Yesu ajya tubabarira, ajya tugira neza. Yewe ndibuka, wenda reka mbahe senero yanjye ntoya. Ndibuka Yesu amaze kuntabara, ahantu hambere yanjyanye ni mu rusengero, ngerayo saa 12 za nimugoroba. Njye numva ashaka kuzabaha ubuhamya bwose, nyuma yo kuva muri iriya nzira y'abapfumu n'ibiki byose, no guterekera amafaranga n'ibiki. Ndashaka kuzababwira noneho guhera saa 12 ninjira mu rusengero kugeza aho nashatse gutanga ubuhamya, bakambwira ko ntemerewe gutanga ubuhamya muri urwo rusengero. Ibyo ni ibintu nge byambayeho,
ndetse n'abo nasanze bambereye ikimungu kuruta uko bambera umugisha. Iki kintu gihe ndashaka kukibabwira kuko ubu ngubu nta banga rigihari, narabyihanganiye ndabibika mu mutima, ariko ndumva nyuma y'iki kiganiro ikindi kizakurikiraho ndababwiza ukuri ko nzagitambutsa. Gusa biragoye, ariko nubwo bigoye nzakivuga. Uburyo bashatse kundoga, uburyo bashatse kundoga turi kumwe mu masengesho dusenga, ibyo byose nzabibabwira. Nzabibabwira. Ntago ngiye reka mbabwire ibintu by'amadini maze kubihaga, n'ibya Satani narabihaze. Ubu mbese nakiriye Yesu Kristo mu mutima wanjye, ari muri njyewe, nta wundi niwe wenyine uri muri njye, niwe uri muri njye, ni nawe uri mu muryango wanjye. Niwe wenyine nabwiye aranyumva, niwe wenyine ntabaza akantabara. Yesu niwe ureba uko umuryango wanjye ugomba kubaho akawutunga. Nta muryango ngira muri iyi si, n'abahari ni ukubabona nk'abaringa, ariko ndashimira Yesu ko yambereye umuryango muzima. Nuko ubigiye ngo muri kumwe muragendana, abafite icyo gushakaho, iyo akibuze ubona gukwepya akigendera. Ariko abantu tubaye dute muri iyi si? Uwiteka turengere, Uwiteka tugirire neza. Muntu ubabaye, muntu ubona byacitse, muntu ubona wanzwe n'imiryango, muntu wasubiye inyuma mu iterambere, nta kindi kibigukorera, ni ya karande idashaka gutera imbere. Rero mumbabarire mwihangane, njyewe rwose iki kiganiro sinkibahaye none ahangaha, ariko byo ni ubuhamya. Nzababwira akantu ku kandi, mwe mube maso, kuko Satani ari mu nsengero kugeza uyu munsi. Hahandi ni naho nzababwira ukuntu umuntu umwe twigize guhurira mu bapfumu agiye kuzana imbaraga zo kubwiriza, tuza guhurira muri rwa rusengero mu cyumba cy'amasengesho. Mubonye imbaraga z'Imana isumba byose zindimo zarananiye, zaranganjije, narahagurutse ndavuga tumva wowe, ibyo bintu byose nzabibabwira kuko iki ni cyo gihe cyo gusenya noneho inzu ya Satani iri mu nzu y'Imana. Kuko Satani yafashe inzu ye yuzuye ayitereka mu nzu muyita inzu y'Imana. Ntago mubizi rero. Hahandi umupastori akubwira ngo wowe, kuko yamaze kwerekwa ibyabo, yamaze kwerekwa ko uje gusenya inzu bubakiye mu nzu y'Imana kandi y'umwijima. Nzababwira inzozi narose kandi bikaza gusohora. Nta bwoba mfite, nta soni keretse z'ibyaha byanjye, ariko uyu munsi icyo nahagurukiye ni ukumena amabanga ya Satani. Nayamennye, mena yo mu bapfumu, ndayamena, ngiye no kumena yo mu rusengero. Muzabibona kandi muzabibona, kuko muri bose nta numwe ntinya, nta numwe uzangeza mu ijuru, nta numwe uzangeza ku musaraba, nta numwe uzangeza. Ntibibaho. Njyewe Yesu wanjye, Yesu w'umuntu uzamuvuga nabi, Yesu umuntu uzamuvuga nabi, wowe rwose ntabwo tuzagendana. Ariko ikimbabaza nuko hari abamuvuga bakamuvuga bamubangikanya n'ibindi bintu. Ugasanga umuntu ari ku ruhimba arasengera abana, ugasanga umuntu aririmba muri korari, ugasanga umuntu ni pastori, ariko nta mbuto zimurimo, kubera ko yamaze kumenya umwuka uri muri wowe utandukanye n'umwuka akoresha. Ngo bambara uruhu rwera, ngo ariko imbere ari amasega aryana. Ngiye kumena amabanga, ndayamena. Nyuma y'iki kiganiro ndakora ikindi kiganiro kandi kibavuga cyo mwese.